mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Ni mu bisenge nabi hari genge mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima nkabe ni Mana yanjye iri sengesho nturyumva kuko byawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye. Dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru, ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda Air hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twiginira intsinzi. Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba, abo ritareba nta kibazo murengeje imyaka 25 kuzamura, ariko mwebwe iri tangazo ntago ribareba. Itangazo ni irya RDF yatangaje ko abantu bose bashaka kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, bashaka kuba abapolisi ku rwego rwo hasi ba private bajoininga igisirikare training bagatangira kujya kwiyandikisha, ndetse nimba warabuze amahirwe yo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, aya niyo mahirwe ugiye kubona ukinjira mu ngabo z'u Rwanda. RDF ni ingabo z'u Rwanda ku rwego rwo hejuru. RDF ni igisirikare kirinda ndetse kikanarwana. Aha hombi niho havamo abasirikare bagiye batandukanye, aba Marine Special Forces, bivuze ngo ushobora kugenda nawe ukazaza uri umumarine cyangwa uri Special Force. Bivuze ngo rero nimba wari warabuze amahirwe yo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, tayari wakwiyandikisha nawe ukazajya gukora ikosi nk'abandi rimara umwaka, warangiza ukaza ukinjira mu ngabo z'u Rwanda. Iryo ni itangazo rya RDF rishishikariza abantu bakunda igisirikare, bashaka bajoininga igisirikare bakwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Imiryango iruguruye ni karibu. Bityo rero impamvu RDF ibishaka abantu bose buri mwaka ko bajya ku ikosi, nuko buri mwaka twakira abasirikare barenga 10,000 kugira ngo bajoininge igisirikare cy'u Rwanda, kugira ngo abasirikare bakomeje babe benshi mu gihugu, kugira ngo umutekano w'u Rwanda kuba ari mwinshi cyane. Niyo mpamvu buri gihe twakira abasirikare batonya kugira ngo baze biyige nabo bazajye no ku rwego rw'abasirikare b'ofisiye bakuru. Bityo rero imiryango iruguruye ku muntu ushaka kwinjira muri RDF. Wari warabuze uburyo bwo kwinjira muri RDF, ese bisaba iki kugira ngo ujye muri RDF? Arabavuze ngo ni bagufi. Ubugufi bingi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabikuyeho, yavuze ko umuntu mugufi nawe afite icyo yakora mu gisirikare. Mu gisirikare ikintu bigusaba kuba utarafunzwe nibura amezi 6, ukaba ufite icyangombwa cy'imico n'imyifatire, ukaba ufite icyangombwa kigaragaza yuko utakatiwe n'inkiko, ukaba ufite icyangombwa cyerekana yuko uri muzima, ukaba ufite icyangombwa kigaragaza abantu 3 baba bakuzi, ukaba ufite icyangombwa cyo mu mudugudu, ukaba ufite n'ikindi cyangombwa kigaragaza yuko umubiri wawe nta kibazo na kimwe ufite. Bityo rero fotokopi 2 z'indangamuntu z'abantu muzanya, fotokopi yawe zikaba fotokopi 3, ukajya kwiyandikisha, ukazaza gukoreshwa ikizamini wagitsinda, ndetse warangiza ukinjira mu ngabo z'u Rwanda. Reka banze bakopeze kano iki kibazo niba kibabwira ku buryo muzahita mukimenya. Barakubaza ngo ese RDF mu magambo arambuye asomwa gute, cyangwa mu magambo arambuye RDF bisobanura iki? Niryo jambo babanza kukubaza, iki kizamini kizagutsinde. Reka banze bakomeze. RDF iriya ra ya mbere ibanza isobanura Rwanda, iriya na isobanura national, iriya da ibanza Special Force. Rwanda national, kumva Rwanda national, kumva Rwanda National Special Force, bivuze ngo kiba ari igisirikare. Biriya bintu rero ntibizabagore, nibyo ngibyo uzasubiza niba kubwira ngo ese RDF bisobanura iki. Ni Rwanda National Special Force, igisirikare cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero aho gakuyemo abasirikare barwanira ku mazi, abasirikare barwanira mu kirere. Bivuze ngo rero nawe niba ushaka kujoininga igisirikare, ikore none ahangaha nawe ube umwe mu ngabo z'u Rwanda, urinde abaturage, ugire uruhari mu kurinda u Rwanda. Nguko rero reka nongere mbifurize umunsi mwiza, nongere babwire ngo Imana ikomeze ibane namwe, kandi ikindi ndabakunda cyane, Imana ijye ibaninira umunsi ku munsi.